Murakoze banje kubasuhuza mwebwe mwese abakurikirana Gwiza TV. Amazina muri kumwe na Mukasine Marie Gwiza, umuhanzikazi akaba ndetse n'umusizi usiga asingira gusanga Yesu. Amakuru yo muri Bibiliya. Uyu ni umwanya mwiza tubagezaho inkuru zo muri Bibiliya. Reka tubabwire ingingo nyamukuru zigize iyi nkuru yo muri Bibiliya ngiye kubagezaho. Mu gitabo cya Rusi ku gice cya mbere kurangiza ku bice 4 haravugwa umugabo Elimeleki wo mu gihugu cy'i Betelehemu y'i Buyuda waguye mu buhungiro ndetse n'abahungu be bombi. Ingingo ya kabiri, Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Ingingo ya gatatu, Bowazi acikura Mahaloni. Reka dukomeze izi ngingo uko ari eshatu. Nuko mu gihugu cy'i Betelehemu y'i Buyuda y'umugabo Elimeleki ndetse n'abahungu be bombi Mahaloni na Kiliyoni ndetse n'umugore we Naomi bahungira mu gihugu cy'i Mowabu kubera inzara yari iteye mu gihugu cyabo. Bagezeyo uyu mugabo Elimeleki yitaba Imana. Nuko Naomi abasigaranye n'abahungu be bombi Mahaloni na Kiliyoni. Hashize iminsi aba bahungu barongora Abamowabukazi. Hashize iminsi babahungu nabo bitaba Imana. Nuko Naomi abasigaranye n'abakazana be bombi, umwe yitwaga Orupa undi yitwa Kusi. Imana ahangaha turasaba kugira ngo ijye idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu gufata umwanzuro, kandi mu gihe duhuye n'ibyo tutari kwiteze ibashe kubidukuramo ndetse no kubyihanganira. Mu bigaragara uyu mugabo Elimeleki wo mu gihugu cy'i Betelehemu y'i Buyuda ahunze inzara, ariko agezeyo ahurirayo n'uruva gusenya, urupfu ruramutwara ndetse n'abahungu be bombi. Yesu atugirire neza. Reka dukomeze ku ngingo ya kabiri, Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Nuko Naomi amenya neza yuko mu gihugu cyabo inzara yarangiye cyangwa se ibyo kurya byabonetse, nuko afata umwanzuro yuko agomba gusubira mu gihugu cy'iwabo. Aravuga ati, ngomba gusezera ku bakazana banje baba mu wabukazi, ubundi nanjye nkasubira mu gihugu cy'iwacu. Aterura amagambo arababwira ati, bakazana banje beza kandi bakobwa banje, nabonye ineza mwagiriye banyakwigendera, kandi ineza mwangiriye muzagirire umugisha mu nzu y'abagabo banyu, kandi iyo neza namwe muzayigirirwe. Nanjye ndabasezeye nsubiye mu gihugu cy'iwacu. Nuko abakazana be batera hejuru baravuga bati, nago wadusiga ahubwo turajyana. Naomi abasobanurira ukuntu niyo yabonana n'umugabo muri iryo joro akabyara abahungu batazabategereza. Nuko uwitwa Orupa asoma nyirabukwe asubira mu gihugu cy'iwabo. Ariko Rusi witwaga Mahaloni aravuga ati, nzakunambaho akaramata. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzarara niho nzarara, nihagira kinandukanya nawe kitari urupfu, Uwiteka azabimore. Nuko Naomi amenya neza yuko Rusi yamunambyeho kandi yemeye ko bajyana, aramureka barajyana. Imana idufashe kugira ngo natwe tunambe ku Uwiteka. Kuba Rusi yaranambye kuri Naomi nuko yari yahaye agaciro ubwoko yashatsemo. Natwe hari ubwoko turimo, n'ubwoko bw'umuryango w'abasenga Imana. Natwe tumenye neza ubwoko turimo, ubwoko bugenda ukwabwo, ubwoko butuye ahabwo, ubwoko bwihangana kandi bukitondera amategeko yayo. Kuba Rusi nanone yaranambye kuri nyirabukwe nuko ari umubano mwiza bagiranye. Natwe birakwiye ko tugirana umubano mwiza n'Imana. Reka dukomeze ku ngingo ya gatatu. Nuko Naomi ndetse na Rusi bageze mu gihugu cy'i Betelehemu y'i Buyuda. Bahageze bahungutse, ibyo kurya bibanza kubura, ariko Rusi afata umwanzuro wo kwishakira igisubizo, akajya ajya gushaka ibiryo ku baturanyi ndetse no mu miryango ya Naomi. Niko kugirira umugisha ku basaruzi ba Bowazi. Uwo Bowazi akaba ari mwene wabo wa Elimeleki. Elimeleki akaba umugabo wa Naomi, naho Naomi akaba nyirabukwe wa Rusi. Rusi abagiriraho umugisha abo basaruriraga Bowazi, bakajya bamusigiramo ingano basaruraga inyuma, nawe akazisarura maze agashyira nyirabukwe. Ikindi gihe bakamudahira bakamwongerera kuzo yasaruye, maze agashyira nyirabukwe. Ubuzima bukomeza kugenda neza ndetse akomeza kubagiraho umugisha, bakajya arya ku byo
bariyeho ndetse akanywa ku byo banyweyeho. Nuko umuryango wa Elimeleki ariwo Nawomi ashatsemo batekereza ku muntu wazacikura Mahaloni, uwo wari umuco mu Bisiraheli. Barareba babona ko ari Bowazi wacikura Mahaloni. Nuko Bowazi bamutegeka gucikura Mahaloni. Mahaloni nawe arabyemera. Kubera kwihangana kwa Rusi aba muka Bowazi, Rusi wajyaga uhumba ingano inyuma y'abasaruzi nawe akajya yigira ku bigega kuko yabaye muka Bowazi. Ahangaha Imana itugirire neza. Rusi yarihanganye aguma mu bwoko yashatsemo, natwe twihangane mu byo duhuramo nabyo byose, tubashe kuguma muri uyu muryango, tubashe kugumana amasezerano y'Imana kugira ngo tuzasangwe twiteguye. Murakoze. Mwari kumwe n'umuhanzikazi Marie Gwiza, umusizi usigasingira gusanga Yesu. Bye bye.